Gukunda umwanzi wawe bisobanura iki? Icyo Bibiliya bivugaho. Mu kibwiriza cye kizwi cyane cyo ku musozi, Yesu yaravuze ati, mukunde abanzi banyu. Matayo igice cya 5 umurongo wa 44, Luka igice cya 6 umurongo wa 27 n'uwa 35. Ibyo yavuze bisobanura ko tugomba kugirira neza abatwanga cyangwa abaturenganya. Yesu yagaragaje ko akunda abanzi be, ababarira abamugiriraga nabi. Ibyo yigishije kwirebana no gukunda abanzi bacu bihuje n'ibivugwa mu byanditswe by'Igiheburayo bikunze kwitwa isezerano rya kera. Mukomeze gukunda abanzi banyu kandi musenge musabira ababatoteza. Matayo igice cya 5 umurongo wa 43 n'uwa 44. Muri iyi ngingo turasuzuma kuki ugomba gukunda abanzi bawe. Ni mu buhe buryo wakunda abanzi bawe? Ese ugomba kujya ku rugamba kurwanya abanzi bawe? Ibintu abantu bibeshyaho ku bijyanye no gukunda abanzi babo. Imirongo ya Bibiliya igira ikivuga ku birebana no gukunda abanzi bawe. Kuki ugomba gukunda abanzi bawe? Imana yaduhaye urugero. Imana igirira neza indashima n'abagome. Luka igice cya 6 umurongo wa 35. Nanone ituma izuba ryayo rirasira ababi. Matayo igice cya 5 umurongo wa 45. Urukundo rushobora gutuma umwanzi ahinduka. Bibiliya idusaba gufata neza abanzi bacu, kandi ivuga ko nitubigenza dutyo tuzaba turunze amakara yaka ku mutwe wabo. Imigani igice cya 25 umurongo wa 22. Uwo mugani werekeza ku buryo bukoreshwa bacanira amabuye y'agaciro kugira ngo bayatunganye. Mu buryo nk'ubwo, iyo tugiriye neza abatwanga, bishobora gutuma urwango badufitiye rushira, maze bigatuma baba abantu beza. Ni mu buhe buryo wakunda abanzi bawe? Mugirire neza ababanga. Luka igice cya 6 umurongo wa 27. Bibiliya igira iti, umwanzi wawe nasonza umuhe ibyo kurya, nagira inyota umuhe icyo kunywa. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 20. Nanone ushobora kubona ubundi buryo bwo kugaragariza urukundo umwanzi wawe ukora ibihuje n'itegeko rizwi cyane abantu bakunze kwita itegeko rya zahabu, rigira riti, ibyo mushaka ko abantu babagirira muba ari byo mubagirira namwe. Luka igice cya 6 umurongo wa 31. Musabire umugisha ababavuma. Luka igice cya 6 umurongo wa 28. Dusabire umugisha abanzi bacu tubavugisha neza kandi tukabitaho, ndetse n'igihe batubwira nabi. Bibiliya igira iti, ntimukagire uwo mwitura inabi yabagiriye cyangwa ngo musubize ubatutse, ahubwo mumuvugishe mu bugwaneza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo w'9. Iyi nama ishobora kudufasha kwirinda inzika no kwihorera. Musenge musabira ababatuka. Luka igice cya 6 umurongo wa 28. Niba umuntu agututse, ntukamwiture inabi akugiriye. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 17. Ahubwo jya usaba Imana imubabarire. Aho kugira ngo wihorere, jya ubirekera mu maboko ya Yehova, maze azaciraho umuntu urubanza akurikije ubutabera bwe butunganye. Mukomeze gukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, musabire umugisha abavuma, kandi musenge musabira ababatuka. Luka igice cya 6 umurongo wa 27 n'uwa 28. Jya ugira neza kandi wihangane. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 4. Igihe Pawulo yasobanuraga urukundo yakoresheje ijambo ry'ikigiriki agape. Nanone iryo jambo niryo ryakoreshejwe muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 44 no muri Luka igice cya 6 umurongo wa 27 n'uwa 35. Tugaragaza urwo rukundo ruranga abakristo, tukarugaragariza n'abanzi bacu, tubihanganira kandi tukabagirira neza aho kubagirira ishyari ngo tubiyemereho cyangwa ngo tubirateho. Urukundo rurihangana kandi rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwiyemera, ntirwitwara mu buryo buteye isoni, ntirushaka inyungu zarwo, ntirwivumbura, ntirubika inzika y'inabi rwagiriwe, ntirwishimira gukiranirwa, ahubwo rwishimira ukuri. Rutwikira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza ku wa 8. Ese ugomba kujya ku rugamba kurwanya abanzi bawe? Oya. Yesu yabwiye abigishwa be ko batagomba kurwanya abanzi babo. Urugero, igihe babwiraga ko Yerusalemu izaterwa, ntiyigeze ababwira ngo bazayigumemo barwane, ahubwo yabasabye guhunga. Nanone yabwiye intumwa Petero ati, subiza inkota yawe mu mwanya wayo, kuko abafata inkota bose bazicishwa inkota. Matayo igice cya 6 umurongo wa 52. Bibiliya n'ibindi bitabo bivuga iby'amateka bigaragaza ko abigishwa ba Yesu bo mu kinyejana cya mbere batajyaga mu ntambara kurwanya abanzi babo. Ibisobanuro bigira biti, igitabo The Rise of Christianity cyanditswe na Barnes cyagize kiti, iyo usuzumye amateka witonze
ubona ko kugeza mu gihe cy'umwami w'abami w'umuroma witwaga Marcus Aurelius wategetse kuva mu mwaka w'161 kugeza mu mwaka w'180 mu gihe cyacu, nta mukristo wabaye umusirikare, kandi ko nta musirikare wabaye umukristo ngo akomeze no kuba umusirikare. Ibisobanuro birarangiye. Ibintu abantu bibeshyaho ku bijyanye no gukunda abanzi babo. Ikinyoma. Amategeko y'Imana yasabaga Abisirayeli kwanga abanzi babo. Ukuri. Amategeko ntiyasabaga Abisirayeli kwanga abanzi babo, ahubwo yabasabaga gukunda bagenzi babo. Nubwo ijambo ry'Igiheburayo risobanura ngo mugenzi wawe rivuga abantu muri rusange, hari Abayahudi bumvaga ko ryerekeza gusa kuri bene wabo, bityo bigatuma bumva ko abandi bantu batari Abayahudi ari abanzi babo kandi ko bagomba kubanga. Kugira ngo Yesu akosore imitekerereze yabo, yabaciriye umugani w'umusamariya mwiza. Ikinyoma. Gukunda abanzi bawe bisobanura kwemera ibikorwa byabo bibi. Ukuri. Bibiliya igaragaza ko ushobora gukunda umuntu udashyigikiye ibikorwa bye bibi. Urugero, Yesu yangaga akarengane, ariko yasenze asabira abari bagiye kumwica. Nanone yangaga kurenga ku mategeko cyangwa gukora ibyaha, ariko yatanze ubugingo bwe ngo acungure abanyabyaha. Imirongo yo muri Bibiliya ivuga ku birebana no gukunda umwanzi wawe. Kuva igice cya 23:5. Nubona indogobe y'umuntu kwanga yagwanye n'umutwaro ihetse, ntuzayisigaho, ahubwo uzamufashe mu ikiza uwo mutwaro. Icyo usobanura. Tugaragaza ko dukunda abanzi bacu, tugira icyo dukora ngo tubafashe. Imigani igice cya 24:17-18. Umwanzi wawe nagwa ntukishime, kandi nasitara umutima wawe ntukanezerwe, kugira ngo Yehova atabibona bikaba bibi mu maso ye. Ibisobanuro bigira biti: Yehova ni izina bwite ry'Imana. Reba ingingo ifite umutwe uvuga ngo Yehova ninde. Ibisobanuro birarangiye. Icyo usobanura. Imana ntiyifuza ko twishimira ibibi byabaye ku muntu twanga, ndetse niyo twabikora mu ibanga. Luka igice cya 6:28. Musabire umugisha ababavuma, kandi musenge musabira ababatuka. Icyo usobanura. Tujye tuvugisha neza abatwanga cyangwa baturenganya tububashye, kandi tunasaba Imana kubababarira. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2:23. Yesu yaratutswe ntiyasubiza. Igihe yababazwaga ntiyabakangishije, ahubwo yakomeje kwikira mu maboko y'uca imanza zikiranuka. Icyo usobanura. Yesu yiringiraga ko Imana ari izamurenganura. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:9. Mutagira uwo mwitura inabi yabagiriye, cyangwa ngo musubize ubatutsi. Icyo usobanura. Aho kugira ngo twihorere, tujye dukemura ibibazo mu mahoro.